Ese wari uzi ko abantu benshi Imana yakoresheje cyane yabanje kubaha umugisha, hanyuma ikabagerageza bikomeye? Aburahamu yahawe umwana ategereje imyaka myinshi, ariko nyuma Imana imusaba gutamba uwo mwana. Yobu yari umukire kandi akiranuka, ariko mu munsi umwe atakaza byose. Yozefu yarose inzozi zikomeye, ariko aza kwisanga muri gereza. Ese kuki Imana ikora ibintu gutyo? Ese umugisha ushobora gukurikirwa n'ikigeragezo? Uyu munsi tugiye kureba abantu Imana yagerageje nyuma yo kubaheka. Ni isomo rikomeye rero dukwiriye kwigiraho. Nk'uko bisanzwe rero ntiwibagirwe gukora subscribe, share ndetse na comment kutarabikora. Rero Imana iguhe umugisha kuri wowe bikoze. Intangiriro rero turarebera hamwe uburyo ki abantu benshi batekereza ko Imana cyangwa se abantu benshi batekereza ko Imana cyangwa se igihe umuntu atekereza ko Imana imuhaye umugisha, ubuzima buba bugomba guhita bworoha. Ariko muri Bibiliya kenshi nyuma y'umugisha hakurikiraho ikigeragezo. Ntabwo Imana iba yakwanga, ahubwo iba iri kugutegura cyangwa iri gutegura umuntu ku rwego rukomeye kurushaho. Reka turebe bamwe muri abo bantu. Uwa mbere ni Aburahamu, yageragejwe nyuma yo guhabwa Isaka. Murabyibuka ko Aburahamu yamaze imyaka myinshi ategereje umwana Imana yamusezeranyije, ariko amaherezo Imana imuha Isaka. Ariko nyuma yaho Imana yaramubwiye iti jya gutamba umwana wawe. Rero tekereza uwo mubabaro, Imana ikubwiye ngo ujye gutamba umwana wawe umwe w'ikinege, nawe wari warategereje ukabura ugeze mu myaka y'ubukure. Ni ikibazo gikomeye cyane, ariko isomo twakuramo cyangwa se dukuramo twigira kuri Aburahamu ni uko hari igihe Imana igerageza kureba niba dukunda impano zayo kurusha yo ubwayo. Rero kwizera nyakuri kuboneka mu gihe cy'ikigeragezo. Icya kabiri, Yobu niwe muntu wa kabiri, nawe yatakaje byose ariko ntiyatakaza Imana. Nk'uko mubyibuka rero, Yobu yari umukire akiranuka kandi yubaha Imana, ariko mu gihe gito atakaza abana, atakaza ubutunzi ndetse ararwara cyane. Abantu benshi barimo batekereza wenda ko Imana yaba yaramuretse, ariko Yobu yakomeje kuvuga ati Uwiteka niwe wabimpaye kandi niwe ubinyatse. Urumva rero ko abantu benshi bamutekerezaga ko Imana yamuretse cyangwa se yamutaye, ariko Yobu yari afite ukwizera gukomeye cyane, aho yavuze ko Uwiteka ariwe wabimuhaye kandi ni nawe ubyisubije. Rero isomo dushobora kumwigiraho ni uko hari ibihe umuntu atakaza ibintu byinshi byose Imana iba yaramuhaye, ariko iyo agifite Imana ntabwo aba arangiye cyangwa se bishize, kuko Imana irongera ikabimushumbusha. Naho uwa gatatu ni Yozefu. Inzozi zabanje gukurikirwa n'imibabaro kuri Yozefu. Yozefu yahawe inzozi z'uko azaba umuntu ukomeye. Murabyibuka ubwo yarotaga abona imiba ya bene se iryamye uwo uhagaze.
muribuka ko na bene se bamugiriye nabi cyane, bashatse kumugira nabi inshuro nyinshi, ariko Imana kuko yari imufiteho umugambi mwiza iramurinda kugeza uwo mugambi iwushohoje. Rero Yozefu murumva ko inzozi ze zabanje gukurikirwa n'imibabaro ikomeye cyane, ariko mbere yo kugera ku ntsinzi abavandimwe be baramwangaga, baramugurisha nk'umucakara, ajyanwa muri gereza, ararengana. Nk'uko rero isomo twakuraho cyangwa se twamwigiraho Yozefu, hari igihe Imana ikwereka aho uzagera, ariko urugendo rwo kuhagera rukabamo amarira. Rero ntugacike intege igihe ibintu bikomeye, kuko nyuma y'amasezerano y'Imana haba hari ibyiza Imana igwishiye. Niyo mpamvu rero bagomba gucika intege mu gihe ibintu bikomeye nyuma y'amasezerano y'Imana. Naho uwa kane yitwa Dawidi. Dawidi yasutsweho amavuta ariko abaho nk'uhunga. Murabyibuka cyane Dawidi ko yanyuze mu ntambara zikomeye ubwo yahigwaga na Sawuli ashaka kumwica. Ariko Dawidi yari yarahawe isezerano ubwo yasukagwaho amavuta y'uko azaba umwami. Dawidi rero yatoranyijwe kuba umwami akiri muto, ariko nyuma yo gusigwa amavuta Sawuli yatangiye kumuhiga, aba mu buvumo, abaho yihisha. Yihisha cyane Sawuli, kuko Sawuli yaramugenzaga ashaka kumugirira nabi, ariko Imana igomeza kumurinda. Rero isomo dukuraho cyangwa se twamwigiraho Dawidi ni uko kuba Imana yaraguhamagaye bitavuze ko urugendo ruzoroha. Hari igihe umuhamagara uza mbere, ariko intebe ikaza nyuma y'ibigeragezo. Urabyumva rero ko Imana ari igiye guhamagara, ariko ugiye kunyura mu bintu bikomeye. Nyuma y'ibyo bikomeye ibyiza ukazajya wabigeraho wabanje kunyura mu mibabaro ikomeye cyane, nk'uko byagendekeye Dawidi. Naho uwa gatanu ni Yesu. Nyuma yo kwemererwa n'Imana akajyanwa mu butayu, Yesu Kristo amaze kubatizwa, ijwi riva mu ijuru riravuga riti, uyu ni umwana wanjye nkunda. Ariko ako kanya umwuka mujyana hehe? Mu butayu kugeragezwa na Satani. Urumva ko na Yesu ubwe mbere y'uko arangiza misiyo yose yari afite cyangwa se akigera hano mu isi, yabanje kugeragezwa na Satani, ariko Satani nta bubasha yari afite kuri Yesu. Kuko murabyibuka rwose uko yagiye amugerageza kose, yagiye amutsindisha ijambo rivuga ati haranditswe cyangwa handitswe ngo, urumva ko yagiye amutsindisha ijambo ry'Imana. Rero natwe ari byo tugomba kujya dukunda gusoma ijambo ry'Imana, kandi no gutsindisha Satani. Ijambo ry'uko havuga ngo haranditswe, Satani azajya duhunga. Ndetse n'umwana w'Imana ntiyabayeho nta bigeragezo. Murumva ko isomo dukuramo nuko n'umwana w'Imana ari we Yesu Kristo nawe yagiye anyura muri ibyo bigeragezo. Yabayeho nawe ari mu bigeragezo. Rimwe na rimwe nyuma y'umugisha cyangwa intsinzi, Satani aza akugerageza, ashaka kugerageza ukwizera kwawe. Ariko Imana iyo ubanye nayo mu ruhande rwayo, Satani ntacyo ashobora kugira icyo agutwara. Rero dusoza iki kiganiro, twasoza n'umwanzuro ukomeye cyane, babwira ko bavandimwe rero, niba warasenze Imana ikagusubiza,
ntutangazwe n'uko nyuma yaho habaho urugamba. Hari igihe ikigeragezo kiba ikimenyetso cy'uko Imana iri kugutegurira urwego rushya. Rero ntureke ikibazo ngo kikwibagize isezerano. Ibigeragezo si iherezo, ahubwo bishobora kuba inzira ijya ku mugisha urushijeho gukomera. Isomo rero rikuru dukuramo ni uko Imana ntabwo itererana abantu bayo. Ibigeragezo bishimangira ukwizera. Hari umugisha uba utegereje umuntu wakomeje kwizera hagati y'ibigeragezo. Isengesho rero twasoza naryo: Mana Data wa twese, turagushimira kuko utwigisha binyuze mu ijambo ryawe. Hari igihe tunyura mu bigeragezo tukibaza impamvu, hari igihe tubabara nyuma yo kubona umugisha, ariko uyu munsi twize ko utajya utererana cyangwa utadutererana. Duha imbaraga zo kuguma mu ruhande rwawe, kandi tugume mu kwizera kwawe igihe ibintu bikomeye. Dufashe kutagucikaho cyangwa kutagira intege nke hagati y'amageragezwa, nk'uko wabifashije Aburahamu, Yobu, Yozefu ndetse na Dawidi. Natwe dukomeze kandi turusheho kugukurikira kugeza ku iherezo. Dusenze tubisabye mu izina rya Yesu Kristo watsinze. Amen. Rero turabashimiye cyane kuba mwese mwakurikiye ikiganiro. Ibiganiro byacu ni akagaruka, tubafuriza akazi keza ku bagafite, namwe mutagafite turabihanganisha. Babwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze, ejo bigakunda. Nta gucika intege. Icya mbere ni ukwizera Imana no kuyisenga. Imana niyo igena byose. Yewe rero mwabanye muri iki kiganiro ni Hagenimana Adolphe. Iyi mwakurikiranaga yari Humble Goodness TV. Mbifuriza kugira umunsi mwiza n'amahoro y'Imana abane namwe. Bye bye.